uyu ni umuvandimwe wanjye kuba mfashe ukamucumbikira yamara kubona akazi ntagenda urabonanye wese nyine kubyumva ngasha umva se wambwiye aho mwaze hano mukabwire kazi hano dutangire tuganire uzi nta kibazo ni mumuzane umubwire Mimi reka mpamagare niko ndabona umuzi abonye ugomba kubyihanganira kubaka niko bigenda ntabwo ndabigeramo nge ntabwo mbizi ariko kubaka niko bigenda usicyo mukundira ntakunda abagabo agira gahunda agataha kare akaorganiza ibya hano mu rugo sezeranye ko uzamfasha kwihorera kuri mukadata urakomeje genda komeje cheers Rumba uyu mwana mwiza nkawe yanyigiye gutinya yiyengera tuhite hano ibintu bikimbona ibyo mbona ni byo cyangwa ntabwo ari byo toke ubu ndagiye muri kubibona ngiye gushaka nitandagaruka vuba aha ngaha nyuma y'iminsi mike cyane nawe nyine merekeza upfa kuzagaruka ukanyitwarira oya kandi simbyizeye neza yasataguritse abagabo urambaza hanyuma n'igihe wowe twakoranye kuko ukambaza hanyuma bagahe ariko ntabwo ari ukuvanga igihe twamaranye kuko urabona ntabwo waragiye ukabona ngo simbizi ese sha ubundi ndagutuma ni bosi yawe twabibwirwa n'iki kwagutumiza n'ikimenyetso cyangwa uri maneko ubundi ntabwo uri maneko mbega abantu ngo baravugurura sumva tuye hano hanyura uraho umeze neza biragenda ariya makuru amakuru ni meza sheri ni karibu yewe sha ari mutuye ahantu heza koko ntabwo ari cyane umeze utese sha iminsi myinshi urugo pe shagera umeze neza meze neza nyine ni ukubera guhinga reka twebwe tutunzwe n'ibiryo byo mu murimo isuka ikumereye neza rwose akavura akaruhuka mu cyaro nta kibazo nyine mfite ikibazo
ikibazo shari kimeze gite? Anita yaje hano mu mujyi wa Kigali nyine nari naje gushaka. Anita umukobwa wawe? Se mama Kigali kari nini. Uramushaka uza umushakira se byibura cyangwa urimo muragenda ubaririza gusa? Shari uzamfasha dushaka Anita rwose. Okay, tuzagerageza turebe ariko ntabwo nzi ko bizaba byoroshye. Bikomeye cyane. Watangaye mwana yanjye wabaye ikigomba urarenza nawe. Shari rega mutu ahantu heza. Musaza wanjye se ari hehe? Ariko ubu yari yagiye ku kazi ariko mu kanya gato araba agarutse ntabwo ajya atinda. Ari none se ndabona mujya mwakira abashyitsi. Ni wowe wanereye inkuru reka ngerageze kuba ko ari icyo umukozi yagutunganyiriza. Nzanira Mama ubushera. yita rwose. Ubushera. Nta bushera buba mu mutima wawe. Tubabarira. Anita rero iki ni icyumba uzajya uraramo cyawe harimo andi mashuka urashyiramo n'imyenda n'uri buyibike na hano ni muri dushe na tuwarete. So Ari ugira ijoro ryiza. nawe uramuke ugira ijoro ryiza. Nageze mu mujyi. Mbega umunini. Kajya kureba we. Alisa azanyigisha gukoresha bino bintu. Jewe rero papa Karine yewe nk'umugabo mu rugo rwanjye ejo natangajwe n'ukuntu uza ugasanga nisindiye ninywera akagwa ntihasabanye na muramu wanjye n'umwana tuba tudaherukana uraza urakubita urashwanyaguza twese dukwirwa imishwaro nagira ngo mubaze kabisa mu by'ukuri nk'akariya gasuzuguro nka biriya bintu wabikoreye iki rwose nagira ngo usobanure aho hantu. Ariko dada uretse kumbeshyira wari bwasanga ngeze kuri uriya rwego mwari mugezeho? Wari bwambone ngeze kuri uriya rwego mwari mugezeho? Oya ngenda gusaba imbabazi. Ntabwo bizongera. Ibyo nakoze nabikoreshejwe n'inzoga. Ariko inzoga zikagushuka ukajya mu kuri uriya rwego? Sister, mbabarira. Ntabwo bizongera. Ndagusaba imbabazi. Tubyihore. Ntabwo naje nje gusenya urugo rwanyu. Ntabwo ari byo byanzanye ahangaha. Naje nje kubasura. Sibyo? Fati narakubabariye none ubwe ko nakubabariye. Fati narakubabariye rwose. Gusa kugira ngo yenda bitaba induru cyangwa se bigakura umwuka muri uru rugo nanyu mbabarire ariko ibintu byitwa ngo uzasanga nisomeye akayoga mu rugo uhita ukubita biriya bintu ntabwo ari ibintu pe. Gusa nanjye mbabarire ntabwo bizongera n'ubundi umwana ari hafi kwisubirira iwabo ariko nanjye mbabarire. Narakubabariye rwose imbabazi naziguhaye mugabo mwiza naraziguhaye rwose imbabazi mugabo mwiza. Urakoze. Urambabariye se? Cyane rwose ndakubabariye ubyumve neza mugabo wanjye ndakubabariye. Nawe ni mu Fati ndakubabariye rwose. Urakoze cyane kubariye. Ntabwo bizongera kandi Urakoze mu kindi gihe. Ahubwo dutangire twiganirira ibindi dufate n'izindi gahunda. Urabizi ko wanyemereye no kuntembereza. Sugiye gukarushaka he? Ndashaka kuba nzajyana kuri convention. ariko ntabwo uzagenda wambaye kagakanzu. Oya niyo nagenda nambaye gutya se hari ikibazo. Sinambaye neza. Gutya. Sinambaye neza. Sinambaye neza. Ntabwo uzambaye kariya kanzu. Niwo kagakanzu nabonye baragagushimiye nimugenda azakagutiza urugendo ukambara. Kandi warambujije. Oya kuva twasaba imbabazi nguhaye n'ubwisanzure. Wagakunze? Ndakubise.
kagira rwose gusa muzagenda ari nimugoroba uko ko wagenda wambaye iriya kanzu umuntu nkawe w'umumama kubera se iki oya uzayimuhe rwose nzayimuhe Twebwe urabimenyereye nabonye abikeneye cyane nta kibazo nimba ubimwemereye uzabona narimo muzijyane rwose tuzijyana n'ubundi uzaguma hano ntabwo nzahaguma nsanzwe sigara ku ahubwo rwanda bimeze gutya ni sawa rwose ejo nyine tuzajya tugende ryari ejo tuzahera kuri convention tuzajya convention tugende dutembere hose mu mujyi downtown makwereke kuko haheruka kera ahubwo se sister wa mwana mwariraga ahangaha witwa Kanyana ari hehe Kanyana si bya Kanyana ibya Kanyana simba nta makuru yabyo mafite kugira ngo yenge ngo ashuti be baza papa we ahubwo we musobanurira akanya ese musobanurire yagiye hese Kanyana yabaye inkumi ntinagire igihago mu rugo aragiye we wijyanye niwe wijyanye ntabwo mwigeze mumusezerera namusezeye yari umwana muri ubu uriya mwana mwarimukoranye iki cyane kinini ni ukuri uzabana afite hafi imyaka ingahe 5 gukirindwi waramureze wamufashe neza ubuse yajyanywe n'iki koko naka ko nibura yari buzava ahangaha agiye nko gushaka umugabo sinzi uko byagenze nanjye naraje nsanga adahari nasayirwa mutwishyuza gutya ni no kubibona ese nakubwiye nimba amakuru yafite nawe wayabuze ni jyewe uyafite ari mwiriranaga hano mu rugo ubwo nyine yaragiye cyangwa wenda yasubiye naho yavuye ntawamenya ubu se nta makuru ye muzi ntabwo muzi ngo yaba yaragiye ahahe nayo pe nayo kuva yagenda ntabwo yongeye no kubahamagara ngo nayo na nimero yakoreshaga hano ntigicamo sinzi aho yagiye muri bande ibyo bose yababwiraga ibyo mukoze bimpaye icyizere iyo mutamukora biriya mukoze ntabwo nari kubizera ariko mbonye yuko nta muntu upfa kubinjirira si ubundi wowe urinde I'm a bad girl in the city. Bad girl in the city. Okay. Ndashaka ko dukorana. Ese ubundi ibyo uvuga niki cyanyemeza ko ari ukuri? Iriya bag birimo wabibonye? Nabibonye. Ikindi kimenyetso ukeneye ni ikihe? Ntabwo wowe nkwizeye. Ubwa mbere umbona nigiye mu Kirogo Bunya City. Niwe master nyanumva. Tiza gukorana nawe.